nongeye kugusuhuza wowe ukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro dukomeje kugenda tubagezaho ahangaha kuri Hot News TV, kanizere ko aho muherereye hose mumeze neza cyane, kandi utameze neza nawe tumwihanganishe tumusabira ku Mana. Imana mwese bafashe rwose, utameze neza nawe amere neza, tujye tubasha kubana mumeze neza cyane. Kanibutse umuntu mushyashya rero kwihutira gukora subscribe cyangwa kudukandira kuri subscribe cyangwa sabone. Hanyuma mwese nongera kubibutsa ko igihe ufunguye inkuru yacu wajya wihutira gukanda kuri like, ni ibintu bitoto cyane, bityo bikagufasha kuzajya ubana natwe umunsi ku wundi. Tugarutse mu mwanya w'amakuru rero abakomeje kugenda asohoka mu itangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga n'ibibera aho dutuye. Muri aka kanya reka tujye mu karere ka Kamonyi. Mu karere ka Kamonyi ndabona haje kuba habayo impanuka yabaye kuri uyu wa gatanu tariki ya 10 ukwezi kwa karindwi 2026. Impanuka yaje kuba yahitana umusore w'imyaka 19, akaba ari impanuka y'imbangukiragutabara. Imbangukiragutabara rero yari ifite umurwayi ijyanye kwa muganga, iba igonze uwo musore aba arapfuye, ariko amakuru dufite nuko nta wundi wahakomerekeye cyangwa atakariza ubuzima usibye uwo musore yagonze. Birumvikana ko umurwayi yarijyanye, bishoboka ko haje n'imbangukiragutabara cyangwa se undi mushoferi, hanyuma umurwayi agakomeza akajyanwa kwa muganga. Ni amakuru avuga ko rero umusore witwaga Mugisha Nelson wari ufite imyaka 19 y'amavuko, wari utuye mu kagari ka Karengera, umurenge wa Musambira, mu karere ka Kamonyi, yitabye Imana nyuma yo kugongwa n'imodoka y'imbangukiragutabara y'ibitaro bya Remera Rukoma mu mpanuka yabaye kuri uyu wa gatanu tariki ya 10 Nyakanga 2026. Amakuru yemejwe na polisi y'u Rwanda agaragaza ko iyi mpanuka yabaye ubwo Mugisha yari ari kugenda n'amaguru ku muhanda, maze imodoka y'imbangukiragutabara ikaza ikamugonga nyuma y'uko umushoferi yari ananiwe kuringaniza umuvuduko. Ni kwa kundi abashoferi baba biruka cyane rero, nyamuneka abashoferi batwara imbangukiragutabara igihe biruka rwose ukagira ngo sinzi. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo CIP Hassan Kamanzi yavuze ko polisi yahise itabara ikimara kumenya ibibaye, yahise itabara ariko igasanga umusore yarangije gushiramo umwuka. CIP Kamanzi kandi yavuze ko iperereza ry'ibanze rigaragaza ko impanuka yatewe n'imiyoborere mibi y'ikinyabiziga n'uburangare bw'umushoferi wari utwaye imbangukiragutabara, aho yari avuye gufata umurwayi amujyanye ku bitaro bya Remera Rukoma. Mu rwego rwo gukomeza kugabanya impanuka rero zikomeje kugenda zigaragara hirya no hino, dore ko munsi ku wundi hagenda humvikana impanuka mu muhanda itandukanye, polisi yongeye kwibutsa abatwara ibinyabiziga n'abagenzi bose ko bagomba kubahiriza amategeko y'umuhanda no kwitwararika igihe bawukoresha. CIP Kamanzi yasabye buri wese gushyigikira gahunda ya Turindane Tugereye Amahoro, igamije guteza imbere umuco wo gukoresha umuhanda mu buryo butekanye no kurinda ubuzima bw'abawukoresha cyangwa se bw'abawugendamo. Abibutsa ko bagomba kubahiriza ibyapa n'amabwiriza agenga umuhanda. Iyo gahunda rero akaba ari gahunda igamije kugabanya no gukumira impanuka zikomeje kugenda zibera mu muhanda. Ni amakuru tubonye, ndabona muri Nyamasheke naho haje kuberayo impanuka. Muri Nyamasheke naho haje kuberayo impanuka, iyo nayo turi buyibabwire turebe se byagenze bite, dore ko yo mbona yahitanye abantu bagera kuri 2. Nayo turaza kuyibabwiraho turebe ese bimeze bite, ko hirya no hino hakomeje kugenda humvikana impanuka umunsi ku wundi. Niki kirimo kuba muri iyi minsi? Hari amezi agera ugasanga harimo kuba impanuka nyinshi, kandi ugasanga iza mpanuka zirimo guhitana ubuzima bw'abantu. Gusa imbangukiragutabara
ageze iruka rubyo rwose ukavuga ati mana yanjye, hari kunyuraho ukavuga ati ese iratabaye nibyo, ariko si ubu ngubu bwo ntago kuba igenda gutya bishobora gutuma ahubwo yakwica abandi, igiye gutabara urwaye isha abandi. Nta kuntu nayo yajya ishyirirwaho umuvuduko ku buryo hari imivuduko yaba itarengwa. Hari abantu bavuga bati rwose imbangukiragutabara ziriruka zigakabya, murabizi no muri Kigali mu minsi yahise hari iyo twababwiye nayo yakoze impanuka, nayo ni iya Remera Rukoma ndatekereza. Abashoferi rero batwarira kiriya kigo rwose bajye bagerageza barebe ko bagenda ku muvuduko uringaniye, utateza rubanda akaga cyangwa se utashyira ubuzima bw'abantu mu kaga, yaba ari bo, yaba ari abo batwaye, yaba ari abarimo gukoresha umuhanda, bose bakabaho badafite bikomeye cyangwa se batagizweho ingaruka n'uwo muvuduko uri ku rwego rwo hejuru w'imbangukiragutabara. Dore ko ziriya modoka ziba zinanyaruka, rero babahaye imodoka zinyaruka, iyo ihuye n'umushoferi utagira ubwoba, udatwarira rwose ku makenga, arayirukasa ukagira ngo imodoka nayo ubwayo ahari yasaze. Arayirukasa ukibaza niba n'imodoka zijya zisara ku buryo yaba yasaze bikakuyobera. Nshuti bavandimwe, rero njya mbabwira kenshi ko nk'uko uyu muvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo yabitangaje, buriya umuhanda wari uwo kwitondera, yaba wowe munyamaguru, ambuka, wambukira hariya hagenewe kwambukira abanyamaguru, kandi wambuke urebye ko ari ikinyabiziga cyagutanzemo. Hanyuma nawe utwaye imodoka, utwaye moto, gerageza kubahiriza amategeko y'umuhanda. Hari abashoferi batwara bageraho bazi ko hadakunze kuba abapolisi ndetse na za kamera, agatwara imodoka ikibaza ikibateye muri ako kanya bikakuyobera. Aha niho umuvugizi wa polisi yavuze gutwarira ku jisho. Atanga nta kamera nyandikira, nta muntu ndeba, nta mupolisi uhari, reka ntware imodoka uko mbishaka. Ariko yitwara uko bishaka, ariko nyamara wibuke ko ufite ubuzima. Uyu muhanda urimo abantu bafite ubuzima, ndetse n'abo utwaye bafite ubuzima. Ikindi rero, nyamuneka turindane. Hanyuma reka ngane ku musozo, yifuriza iruhuko ridashira uyu musore, nta kundi, Imana yamukunze kuturusha nta kundi. Hanyuma namwe tubashimiye kubwo kuba mwafashe umwanya mukabana natwe muri aya makuru n'ibiganiro tuba twabateguriye. Kandi umuryango w'uyu musore, nyamuneka wihangane, ntabwo biba byoroshye kuba uri mu rugo ukumva ngo umuntu wawe arapfuye, wari uzi ko ari muzima atanarwaye. Ari ibintu bishobora rwose kukugiraho ingaruka, gutuma wumva atari byo, kumva sinzi uko ubaye. Kubyakira biba bigoye, ariko nyine iyo bibaye umuntu aba agomba kurwana no kubyakira. Ngayo nguko rero, turakomeza kugenda tubana mu yandi makuru n'ibindi biganiro.